oya nabe Nyarudindiri ko ari nyine yibere Nyarudindiri nyine agumya dindaguze agumya dindaguze ariko ibyo kuvuga ngo nabakoreye Imana bizarangira gucyo gusa umuzungu ni ibintu bikomeye nta muzungu upfa kuragusha gani mugashinya Imana nkuko mbaba banshaka nyine ariko Imana yaragowe ariko uzi ko Imana ikeneye nayo kugira ngo turwanire uburenganzira bwayo Imana mwigibekira ariko iryo sezerano Imana yari Nyarudindiri reba hehe yose ntago ako bundi Imana manza muzi karimbu yose ntago ibimure kibazo nuko barandika muri comment commentaire ubusa wamuguha wamwemera nubwo wamutoragura mu nzira ikibazo nuko Nyarudindiri ku myaka 40 n'ingaho ufite umaze gukora imibonano kanga oya ndacyari imanzi ku makuru ufite bakuriye inkunga na gute Nece cyane ndi mu nzu yanjye nziza igendanye n'igihe ndi mfite imodoka vewuti bafite imodoka za kwasiteri ebyiri ku muhanda Hello guys, this is Liza Sano. Isi isanzure byose ngombwa igikwiye ishongoro y'umusengo decision maker nyiri imyanzuro umukobwa w'Imana n'abanyarwanda. Kora subscribe, share, like, comment kuri Kigali News Channel. Ubundi bajye baguha amakuru yose n'akari mu nda y'ingoma barakaza. Stay tuned. Nyarudindiri nababwira bakora subscribe. Ndabasuhuje afande Nyarudindiri mukore subscribe kuri Kigali News Channel. Kuri Kigali News Channel. Kigali News Channel. Kigali News Channel. Mukore subscribe Kigali News Channel. Mukore subscribe Kigali News Channel na comment na share na like fande Nyarudindiri mwakunze agarutse hamwe na Yiza ntabwo nitwa Yiza nitwa Liza la Liza vuga Liza mwakunze fande Nyarudindiri na Liza umwana uriza impamvu twatekereje kubahuza hari ifoto nshaka kubanza kureba umwe mu bantu batangiye bapinga isezerano Imana yahaye Nyarudindiri kugira ngo banze ifoto naraye nkoherereje tubone gukomeza ariko isezerano ubundi Imana yahaye Nyarudindiri ko banumva muri hamya ndinda nareba ifoto ubundi yari muhereye ahagana ntabwo wahamenya rega aho yari imereye ibiri mu ibanga ryayo none se yari guhaye uri kumwe n'andi uhamya kuri iryo sezerano ko kuri fite isezerano rirahari rwose nubwo wansaba urukundo bungana iki bemera ko rigeze ku musozo are you sure ushingiye ku kiseburi ku byo naraye mbonye byo maze iminsi mbona mbese uri umugabo wo guhamya ko nta kure cyane aba Imana itashingira umuzungukazi Nyarudindiri ariko ndashaka ko noneho nawe uti nta kure cyane haba Imana itashingira umuzungukazi Nyarudindiri nta kure cyane haba Imana ikageza umuntu iyi ni shitani iri kumushuka shitani Nyarudindiri ni shitani gushuka oya ako si umugore ninde wamugushyingira noneho amafoto urayabonye kereza mushakamo umuti umuntu usaba umuti Nyarudindiri ashobora kuba yanavamo umuti arayabaye iyo foto urayivuga Nyarudindiri we umuntu ugushuka araguhemukira akabarozi n'abahanga ni ukuri umurozi uroga Nyarudindiri ni umuhanga nese uduruntu mbona wagira ngo ni urutete maze n'aya mafoto y'abandi bakoresheje batinye kuyagaragaza ba nyirayo iyi ni edit mbi cyane akosa urumva shitani yaba yateye muri uwo muzungu ari imeze ite none se uravuga ko iyo foto atari iya nyayo none se Nyarudindiri yabaye umuzungu ryari kandi ari Nyarudindiri nese si uriho sinzi iyo bwa nyamara abantu bayimukira wabyumvise ngo ntazi iyo byavuye ntabwo ari iya nyayo ntabwo ari iya nyayo ntabwo biri abanyabyo ni ifoto gusa yawe n'uyu mugore se yawe n'uyu mugore ni ifoto gusa ariko bizaza nubwo ntabwo murashyingiranwa ariko mwarifotoranyije ntibiraba byo ndana ariko bizaba byo
siwumva ari ntibiraba by'indani nayo biri mu ibanga rega ntabwo ngiye mpfa kuvuga kuko abajya kuzirika ni benshi wavuga iki se ko nta jambo uba ufite ko n'umuntu ugutega amatwi ari uguhomba kandi kunyagwa zigahera maze urara nawe waneze amatwi uri kunyumva ese Nyarudindiri urabona hari icyo twaye ku buryo oya wenda nabe Nyarudindiri ko ari nyine yibere Nyarudindiri nyine agumya adindaguze ariko ibyo kuvuga ngo nabakoreye Imana bizarangira gutyo gusa umuzungu ni ibintu bikomeye nta muzungu upfa kuraguza yewe ntabwo ari kandi kugira ngo Nyarudindiri umuntu ntabwo ari ibintu bikomeye ariko reka biterwa n'urongora mbese utagira inyara kuraho irongora ntabwo ari ibintu bitangaje ni ibintu byoroshye imbere y'Imana nk'uko mbaba banshaka nyine ariko yihe ariko Imana yaragowe ariko uzi ko Imana ikeneye nayo kugira ngo turwanire uburenganzira bwayo yaragowe Imana ntabwo igomba ngo nsuri umuntu asigaye anyara hariya bati kunyara mu nzira bitemewe ati Imana ni Imana yabimbwiye Nyarudindiri uvugana n'Imana njye mvugana nayo ese ivuga muri hejuru ry'abagabo ry'abagore ntabwo wabimenya wowe ntabwo wabimenya ibyanjye bimenwa n'umunyamwuka utari umunyamwuka ntabwo wabimenya none se njye mpumeka amabuye nanjye ndakeye nyine njye mpumeka amabuye oya njyewe mvuga mu mpumeka umwuka w'Imana nyine none se ni gute ibwira Nyarudindiri wenyine cyane kuko nsabana nayo cyane asabana nayo ninde se udasabana basabanira se ubwo busabane bukorerwa ngo nanjye nzagire twe turinganiza ndi imbere kandi uri inyuma oya imbere se ntibazahinduka b'inyuma abari abambere bazaba banyuma bizera ko Imana ivuga ndabyizeye ntabwo amasezerano yego ariko ntabwo iryo sezerano Imana mwigi bekera reka iryo sezerano Imana yari Nyarudindiri ireba yego yose ntabwo ako bundi Imana manza muzi ko ari impumyi yose ntabwo ibimureba yariha abandi atari Nyarudindiri yo ntabwo ibireba ibimukwiye yariha abandi atari afande Nyarudindiri oya ndabikwiye byose akoreza nawe rero inisi ifoto yasohotse ejo uzabona niya invitation nayo uzabona yaje invitation yose ninde uzayikoresha ni wowe nzahera keretse natwe mvita wenda yabatijwe ese Nyarudindiri ukurikije igihe isezerano rimaze nibura ngubu habasigaye nk'igihe kingana gute ngo bisohore ntabwo mbije ariko iby'Imana biratinda ariko ntabwo bihera irindi jambo rye ikirindana n'uwo yarivuzeho kandi nimwihutire ko amasezerano erega ijambo ry'Imana nta wabujije yuko ryavuzwe ariko ntabwo ryavuze ubusa nk'ubwo ngubwo burimo kubeshya ntabwo ari ubusa ariko ntabwo ababeshya bitabubusa ntabwo ababeshya rega uriya arabihamya wagira ngo yabihagaze igihe icyo nzi nuko nizera Imana uzi ko ninde utayizera se nanjye ndayizera ariko impamvu kuba nyizera nicyo gituma mbizi neza ko itavuga ubusa none se ubwo n'ubusa nese ubwo ibyo bintu wowe oya unyujije mu nyurabwenge yawe urumva ibyo bintu byerekeranye oya bizaba Imana ifite ubwenge urumva Nyarudindiri n'uriya mugore ari ibintu bishoboka ahubwo se ubuye banza ari n'igishushanyo bashushanyije oya uri mu ifoto banza yarakubitanye n'umugore uzi gushushanya neza n'umuntu uzi gushushanya neza Nyarudindiri abantu nkariza bapinga Imana babwira iki aba bari kandi umuntu umuhamagaye oya nta mugore wamuhamagara njye simba nshaka bamamagara kubera iki ni seri wanjye se umamagaye uramugira se uramugira inde sheri se rega Nyarudindiri reka nkubwire ihangane si wewe nyine ugumiwe ihangane nihangane nanjye mere mu mashiga se uzakura Yesu umugore ninde mugore uzakwemera Nyarudindiri nawe wanyemeye nzingumiwe ariko ntabwo we nakwemera baba we maze turicaranye ahubwo rero wambwira ko ikibazo nuko wambwira ko nishyingiranwa na Nyarudindiri banki iri bumpe inguzanyo nta ngwate ikibazo ni uko barandika muri komateri ubu se wamuguha wamwemera n'ubwo wamutoragura mu nzira ikibazo ni uko bakwandika muri komateri ngo mbega Imana yafashije mama wakubyaye n'ubu mukobwa wari umuhombeye ariko 100%. ubundi se umusore w'imyaka 50 ni ngahi abaho oya ni 44 niyo atinya kubivuga se nasha n'ibine none se umusore abaho
uwo musore abaho ahubwo bagomba kubona igikoma ni siribasaza ubundi iyo umusore akiri mu myaka mito nyine atarakura cyane ngo asheshe akanguhe rudindi aba ari nk'ubwo nkawe uri siribateri uko ukiri umusore nyine ukiri muto ubu nyarudindi riwe rero ni siribasaza nanjye ndacyari mutoya oya va kuri iyi siribasaza oya ndi kuba agasore keza gato ahubwo nyarudindiri bitewe n'igihe yamaze arwaragurika bitewe n'igihe yamaze arya nabi dore n'imvi zanze kuza hasi aho niwe mbashaka rero nizo nshaka se nyarudindi ku myaka 40 n'ingaho ufite umaze gukora imibonano kangahe oya ndacyari imanzi uri imanzi se cyangwa uri umusaza uri siribasaza oya imanzi ni imanzure nta musaza w'imanzi ubaho ese nyarudindi eliminati baho eliminati irabara ibaho rwose iba hehe iba eliminati ibaho ariko murabipinga se kandi bibaho turabaza nyine eliminati ikora iki ku muntu utayizi umuntu yumvise bwa mbere eliminati nyine uyigiyemo nyine barakuzamura baguha ubutunzi hari ikindi se wese ukabaha iki bagusaba igitambo n'ikihe cy'umuntu ukunda ko Imana izi kwihangana ubu nk'Imana bararemye nyarudindiri bitekereje rwose kubera iki ubuze gute yagira ngo abatuye isi bisekere nawe reba wasetse ese nyarudindi bagusaba igitambo cy'umuntu ukunda bakamutwara se ubusa nkaho wakikwaka wamuha ikihe ni we n'ababesha baba bamureba bagahita baguha ubutunzi ubu muri famiye nimba ufite famiye harimo udakunda ariko ukaba ufite uwo ukunda wo hirya mbese mu yindi miryango akaba harimo ukunda ubwo ni uko nyine ntabwo wababesha bamufata ku ngufu bamufata ku noneho bamujyana abana murongoye oya ndi kukubwira ko ntabwo babesha uko byagenze kose none se bakorera he eliminati ikorera agana he nomero numvise bazitangama abana nomero uhamagara ntazo wandusha se ntazo wandusha nawe baguha ubutunzi oya bambe nabamurosha mana yazabima ubutunzi we ntabwo bushaka ubutunzi Imana izabunyihera se nyarudindi ni ndakuguriye telefone kandi ikomeze inyandike no mu gitabo cy'ubugingo nyine ni ndakuguriye telefone ni njye wayiguriye amafaranga se yakuye amafaranga njye wayiguriye nayiguze iyi ni telefone Tekino Popo 5 Pro Tekino Popo 5 Pro Tekino Popo 5 oya Tekino Popo 5 Pro Tekino Popo 5 oya Tekino Popo 5 Pro ariko wewe urumva atari borora kujishaka ukuvuga igitekereza wowe Tekino Popo 5 Pro ntabwo byumva nayiguze 70,000 ikozeho nese nyarudindi Imana iramutse ikurebye ikavuga ati mwana wanjye naragukerereje urumva ikareba ku myaka yawe igahita ivuga ati ngo wayo umuntu nkariza umuzungu yo ndabona nta aya ntabwo Imana igihinda oya ntabwo ibyo bintu Imana yabivuga wibeshye ntabwo yabivuga ibivuze se Imana se ninjije nyarudindi iramutse ibivuze urumva ibyo ntabyo Imana yavuga Imana iramutse ibivuze wahita utwarariza kikana wiramanze ndikamusanga none se no kuvuga ngo ndamuguza nitamusanze nawe iramusanga bo wamwemera nyine Imana iramutse ibivuze nawe iramusanga ikamusanga mu nzozi yansanze se nkabyemera nkaguhitamo nawe wahita ndongora kereka nanjye yansanze kabinyereka tugahuza inzozi reka numve niba hari icyava oya kandi utankunda nubwo utankunda afite abankunda ntabo we barahari we mana we nta muntu utagira abantu yego natwe ntitumwanga ariko nta muntu umukunda bya cyane ngo byo kuba wamubera umugore
oya njyewe ntabwo ibyo ari byo nshaka mwebwe reka simbatekereza mwebwe mvugisha ukuri isezerano ryanjye Tekereza. w'umuzungu nta kindi ariko iryo sezerano warisezeranyijwe nani none se kuvuga ngo ni mwankunda nuko ndiyo Imana igomba kumitiramo umuzungu nyine ese ubundi ubwo muzavugana uruhe rurimi my friend have so much my friend have so much bivuze gute ongera my friend have so much bivuze bivuze gute my friend have so much nsutenge ndagukunda cyane niko uzamubwira cyane nese iryo jambo ari ryo muzavugana ryonyine good morning waramutse hanyuma saa sita good afternoon hanyuma ninjoro ninjoro se oya byose ni kimwe good afternoon si gutangira ikigoroba se ubwo umuzungu uzamubwira good morning good afternoon ninjoro aho wariyo ninjoro uzajya umubwira how are you none se nta kintu uzajya umusaba nushaka se ko mubikora nushaka kumurongora uzajya umubwira yuko nyine n'ibindi bizaza nyine uzajya umubwira wewe umenya ngo ibindi nese ku munsi wa mbere ntabwo uzamurongora my friend have so much se ari wigeze abinigisha wabikuye heza nuko nyine biza nyine none se uraryamugwa icyongereza kikaza ukazinduka iyo uri kugendana n'abantu avuga igifaransa icyongereza kikaza iyo uri kugendana n'umuntu ugenda atudibuza icyongereza ugenda umenyamo ninde mugendana ukididibuza se mu bantu muziranye hari umuntu wize Nyarudindi ni benshi tugendana bize nkawe warize kose mugani none se urumva ese ubundi aya mapeti yawe asobanura iki ntabwo wamenya utabivuga byinshi bikagucumuza nese Nyarudindi hari abantu baba muri Illuminati usibye nyine kumva abantu babivuga byo mu Illuminati irahari rwose Illuminati simbavuza aho ngaho barahari se barahari ko abandi urumva hari abavuga ngo ntayibaho oya irahari rwose Illuminati irahari rwose Nyarudindi harabihamye irahari pe ese Nyarudindi wakujyana ntaho wajya inde ahubwo nkugire inama nabugingo ndi nzabona ahubwo nkugire inama uwo mugore w'umuzungu ariho uzamushakira muri Illuminati ari wambwiye ngo se ntibazamubwira nka cya madamu Samake madamu Samake ari nko mu kigo cya za Kibuyiro oya madamu nese Nyarudindi umuzungu muzima ufite ibitekerezo wamubwira umuzungu uri mu kigero cyiwe se umuzungu azaba madamu Samake niwe uguye ibyo byose Nyarudindi uwo muzungu azaba angana iki azaba ari mu kigero nk'icyawe azaba ari umwana ngo madamu Samake niwe uguha niwe uguye ibyo byose ukeneye niwe uzaguha ibyo byose ukeneye oya jewe ndi Imana nizabima ntabwo ari abo madamu Samake niwe bazagushyingira rero ko nibatamugushyingira ntabwo umuzungu uzakwemera oya namwe muranyemera kanzu ushira akagenda cyane njye cyokora bakundangiyemo umuti amakuru ndayafite abakobwa hanze baramukunda ntabwo cyokora njye bamundangiyemo umuti namwemera keretse mfite nk'ikibazo kitoroshye bakandangira umuti muri Nyarudindi naho ubundi nta muti bamundangiyemo se Nyarudindi nese atwaye iki amwaye iki ntabwo ari umugabo rwose nyine ntabwo ari umugabo arashaje oya ndi umusore uri gukundwa n'abakobwa ese kwanga kuba umusaza kandi ushaje ushaka kwitwa umukecuru basi tujye tukwita jyajya oya jewe se ndi Imana mbwe ko ndi kugenda mba agasore keza gato nawe se wirebye urabibona imyaka murayimanura Nyarudindi nawe iyo wirebye urabibona ko umaze kuba agasore gato cyane rwose ntabwo wamenya ko ufite iyo myaka cyanyereka nk'umuntu wabyaye Nyarudindi wamukura heza se wambaye nta foto yigira gutwereka abaheze ntabwo nigeze nifotoza abaheze mama se yarapfuye yo inkore na papa yarapfuye kera ubu ni ababyeyi ngira ubu ufite abo muvukana se iyi bashiki banjye batatu ubu ni imfubyi bameze nkawe nabo ubu barashatse kandi ubu uri imfubyi yirera n'ababyeyi mu mwuka ngira umuntu wese ubyaye ntabwo aba akiri imfubyi umuntu wese ushobora kubyara ntabwo reka no kuvuga ngo aracyari imfubyi use ko ari umusaza w'imfubyi ubaho ubu ni uko nyine njye nzi ko nta musaza w'imfubyi ubaho maze nta nicyo wamwundiye
ngewe mba nibaza nk'ahantu aba yarakuye ibi bintu adodesha aho niho iyi myenda uyibonana abantu bangahe muri uyu mujyi koko? hatari nawe vugisha ukuri. Iyi myenda uyimbwira abantu bangahe uyibona n'amapeti? ariko se aya mapeti ngewe nansobanurire aya mapeti ni ayandi. Ibyo nibyo birokoroko? Ibi nibyo n'abapolisi bambwiye ko ibi ari byo biti birokoroko. none se oya kuba ari ikirokoroko byo biragaragara, ariko ikirokoroko sha ni ikizima. si iki kihehesho wakita ikirokoroko. ako ira Nyarudindi bagira ngo hari ikindi kintu. nta kintu dupfa nta kibazo, ni uko yanyikundiye nyine. Yaragukunze ariko sinamwemera. yarabikubwiye se? yabimbwira ese Nyarudindi iki cyombo kirakora? oya ushaka taburo yagize ikibazo. nshaka kusanya nayitumizeho abantu bazayinshakira. urareba mutushara akari ku cyo niyo gucyaha nese ko wakimanyuye kitimbaguye hasi we. ariko se supaguru bayishyira muri telefone Nyarudindire ngaho mbwira ngo yarongowe n'umuzungu. bizaza bisobanutse bizacamo. sacyora kitimbagura hasi. ziko banagishyira hano we. ubundi se wonyishira maze nawe ukagenda ukubita abazimu. none iki ni cyo gukubita abazimu? yose ni imbunda irasa abazimu? oya icyombo ntabwo ari imbunda simeze gutya. kugira ngo icyo cyombo cyawe rero kikugire umumaro kizabanza gukubita abazimu bakurimo bakongoza nabi. umuntu uvugana n'Imana ntabwo agira abazimu. oya Nyarudindire afite dayimoni ahubwo undi w'ikigugu. ni abazimu ngira umudayimoni w'ikigugu. ubibwirwa n'iki ko akoreba nka Nyarudindire kwihandagaza akavuga ngo azarunga umuzungu. yegora sibo bibacangira. aha rero ntihagire umudayimoni w'igika. Imana ibera Imana ntizikara. ahubwo reka nkubwire. aho ngaho niyo ariko ntabwo Imana ireba. ubundi uzi iyo shitani ashaka kukuraguriza, uzi ubundi iyo shitani ashaka kugusebya arabanza akakwereka ukuntu uzi udukoryo. ubwo nawe nyine ubwo si byo yaba arimo. nk'ubu ngubu rero uyu nguyu ni dayimoni w'ikigugu uba umurimo. umva afite wa mudayimoni utazanamusaba kunywa inzoga kuko umudayimoni wiwe ubwaza yasinze. kuko amushuka ibintu n'undi muntu rwose atashuka. kuko umudayimoni we aza yisindiye. aza yisindiye. nabyo yakoreka gusa. hano ibitwenge bya Nyarudindire ari by'umuntu uri muzima. nabyo wakwirirwa umusaba agusaba. Nyarudindi ni ikihe gihombo wahuye nacyo kuva wakwamamara? igihombo nuko bandiye inkunga abanyamakuru. hari ibindi se inkunga se baguteraga ngo ukore iki? wari ufite uwuhe mushinga? oya ni inkunga ibo barayohereje bayibanyuzaho. nzakomeza mbivuge. bayinyujije kuri inde? ni uwuhe munyamakuru bayinyujije akakuri? izina nushaka kuryoherera. oya nashaka mutubwire. nabyo mvuze. none se Nyarudindi ku makuru ufite bakuriye inkunga ingana gute? menshi cyane. ndi mu nzu yanjye nziza igendanye n'igihe. mfite imodoka vewiti. bafite imodoka za kwasiteri ebyiri ku muhanda. babimbwiraga ariko sha abanyamakuru baragowe noneho ndabagarukiye pe. ariko baramuriye. abatuba baragowe pe. ni inkunga ugereranyije mu mafaranga ni nk'amafaranga bakuriye. ni menshi cyane. ni menshi pe. ibaza ariko niba ni nka miliyari 5. nawe si uko se ni miliyari 5 zirimo. none se mba ngeze niba ari kuba afite kwasiteri mu muhanda se urumva miliyari 5 zitari. kwasiteri niko bambwiye kwasiteri ebyiri imodoka vewiti. ese ko ufitiye telefone umaze kubona inkunga y'abantu bangahe? inkunga y'abantu bangahe? ngo nyine bigenda biza gake gake. hari uwari waguha n'ibihumbi 20? bagiye banyohereza da bagaruca ku bihumbi 100. baramuriye baramunyunyuje. yego ntabwo umuntu wariye Nyarudindire yazarya n'umwana we. abadisipora bo hanze muri Amerika babanyanyagizaho amafaranga menshi cyane. barabimbwiye. hari n'uwirutse kuva muri Amerika aza hano ari hano Kicukiro arambwira ati Nyarudindi twagiye twohereza amafaranga menshi cyane tuyabanyuzaho. Nyarudindi n'abadiaspora nabo bashaka kumenyesha ko babeshya. oya ntabwo abadiaspora babeshya. ntabwo babeshya bayabanyujijeho menshi cyane. ntabwo baza ariko
ndakubwiye ngo harimo abadiaspora nabo bafite umudayimoni wo kubeshya. Oya ntabwo babesha w'igikatu wo kubeshya nabo barahari barabiyagaje kuko batakaza umutungo wabo. Gusa bidakuraho ko hari n'abana beza kabisa bafite umutima mwiza kabisa. Barahari. Ashobora no kugukorera ikintu ukibaza how uyu muntu ashobora kunkorera ibintu bimeze gutya se atanzi ntamuzi, ariko hari n'afite umudayimoni wo kubeshya w'ikigugu, kakubeshya kakwemeza kagukubita na resi akakubwira ati nayohereje wayikubita kuri Western Union akakubwira atakura umutekamito. Avese ubya nta nkuba yo muke shira mu gacuma haryohora uraye nzabivuga ubutaha. Njye ntabwo mbese nibyo bayanyujije pe ndabizi. Abandi barayirira cyane rwose ati mu bitunyuzeho Nyarudindi tuzamufasha ibyo mushaka byose tuzabimukorera. Abantu bakuriye miliyari 5 ubutumwa abantu ibyo babwira nyine nibagira umutima wa kimuntu bigarure nyine bavuga ati se umuntu twari inkunga ye ameze ate. Ibyo kwigarura byo umuntu nubwo yaba yari 10,000 byawe ntuzirinde utegereze. Oya njyewe ni inama mbagira sibyo ntabwo bakwiga kuko bamaze kwinjirwamo n'umudayimoni. Ushobora gufata 5,000 akabiri atari ibyo ukabambwira ko yaruka. Nta nkoko iruka umva, nta nkoko iruka, nta n'umuntu uruka itabi. Urabona umuntu warutse umwotsi ariko nibyo mba mvuga. Iyi mihanda ko nyiza Serize utekereza kurota bitumarira iki? Kurota sha njye mfite ibintu ndota nkumva ndishimye, mfite n'ibintu ndota nkumva ntacyo bimaze. Nyine kurota muri rusange ukora iki Imana? Kurota ntabwo nzi icyo bimaze rwose. Hari ikindi se bimaze uretse kurindagira nyine ukabona ibidahari. Njyewe rwose ibyiringira kurindagira nose ni iki? Nawe uzabinkura cyo kora nkunda rwose iyo ndose nk'amabyi. Iyo ndose mfite nk'amabyi mu ntoki. Oya ibyo biragatsindwa n'Uwiteka. Urabikunda? Uri kuyarya se? Ubu ugiye kubona amafaranga. Kurya? Nibwo nabyumva. Yego. Niyo ndose nari ngiye kuyakandagira nkayaca ku ruhande. Usubira inyuma. Nkangukana agahinda ndongera ngahumiriza ngo ndebe ko nsubira inyuma nkayagwamo. Izo nzu zisugoze ubundi zibaho? Zibaho. Zibaho byahatari. Nanjye sindabirote. Nyarudindi wari warote yacigatiye? Yesigatiye. Wari warote yacigatiye? Yagatsindwa n'Uwiteka ni umuzimu mubi. Oya. Yirose amabyi ari amafaranga. Uzi ikindi kintu nkunda kurota nabyaye nabyo ugiye kubona ibiceri aba ari umugisha. Ni umugisha cyane ngenda nabizi cyane. Ubwo n'umugabo nawe yarota. Nkunda no kurota umwana wanjye ari kugwa ahantu mu cyobo kure cyane. Aba ari gukura byataye. Nibwo nabyo. Aba ari gukura cyane nicyo bisobanura. Agakura ko mu cyobo. Nyine aba ari kujya ahantu kure nyine kure utabasha kureba. Nkunda no kurota iyo umuntu anyirukankanye nkamusiga. Icyo yaba ashaka kungirira nabi nkamusiga. Ibyo najye nanjye nkunda kubirota. Nkunda kubirota umuntu anyiruka. Yego izo nzozi zose ahubwo avuga ngo inzozi njye by'akamaro k'inzozi ntacyo mbizi. Ahubwo nzi ubusobanuro bw'inzozi nyinshi. Ubwo nk'umuntu arose n'urugero yasita cy'abamuteye kuri ngumi. Ubwo ingumi y'uburi buyirye nta gisibye. Nyarudindi nta ndirimbo nshyashya iheruka? Oya ntabwo ndasohoye indirimbo nshyashya ndacyazazindiriza. Serize kandi ugiye mu byo kuziririmba bakubwirayo. Utunze nibura indirimbo zizanye zindi muri telefone yawe? Njyewe se nashatse ibisamira nabura n'ipende nkarivuza ryo mu barokore gutya ndindira ibinsakuriza nk'ibyo. Indirimbo zanye zindi nini? Ngo ni mbida? Si iminyigiro se ubu nabura n'ibyana byo nkubita binkoreye amafuti bikarira. Washatse indirimbo imwe iri hafi cyane ukayitwumvisha? Liza ntabwo mbabarira ntanyumvishe. Ntabwo ujya mu ndirimbo ze? Ntanyumvishe iriya minyigiro niba ari bimwe numvise mbabarira rwose pe. Liza hari ikibazo maze iminsi nibaza. Abanzi babaho? Babaho cyane. Babaho rwose. Babaho ariko kuba bitayeho.
abanzi babaho Nyarudindi nawe urabyemera babaho ku muntu ubitayeho nkanjye nta mwanzi ngira nanjye ntawe ngira njyewe n'unyangaramazi Nyarudindi ugira abanzi wowe njye barahari rwose bakoreshwa n'abadayimoni kuko satani yikorera mu bantu njyewe none se ushobora kureba umuntu uvuga ati uyu muntu satani amurimo ufite ubwo bushobozi wowe wewe murahura nta n'umuntu asabwa urabona agenda ku giti cy'ubwo ukabona ni satani yigendera oya njye si uko nguko mbibona yego mana yanjye iyo uri kubana wowe ziburugushuye zumagaye none se muri nk'ubu kamubaze nk'ikibazo hari nk'umuntu ushobora kwicara hariya akicara kumva aranzwe kumva arihebye uwo muntu wamugiriye inama uwo muntu mbere ya byose azabanza ajye kwivuza ikibazo cyo kwiyanga ubwe ku giti cye aba yiyanga ku giti cye bitewe n'iki n'ibibazo yahuye nabyo undi mushenzi undi mubiri wari hirya waza gutuma wumva agahinda kakwishe nindi njyewe ntabwo watuma agahinda kanyica ese sinshobora kukwanganya nkavuga ati werize ndakwanga uramaze ahubwo se reka nkubaze kuba wowe ubwawe wenyine unyanga urumva biguhagije cyangwa nguhamagare n'abandi bantu nabo banyanga mufatanye kwanga nunyanga se ahubwo mwe mwungukira he ko ari mwe muri mu kazi erega iyo munyanga ni mwe muvunika nibo bavunika bankunde bamarira iki bankunde bamarira iki ntabwo nanone nese kukwanga umuntu nyine akagukunda ukavuga ati oya kuno kuntu mfata ntabwo ari ibyo aho mfata gutya ntari biryanye what are you gonna change for me for my life ntabwo ibintu n'abantu nanjye rero ubwo ndi umuntu ibyo bintu ndabifite sha ubwo muri rusange abanze babaho ojya babaho kuba bitayeho nkanjye niwe waba unyanga ntabwo uri umwanzi wanjye ubwo bushobozi ntabwo ufite njyewe umwanzi wanjye ni inzara umwanzi w'umuntu wa mbere niwe ubwe niwe ubwe ubundi umwanzi wa mbere umwanzi wa kabiri ni inzara satani njyewe buriya umwanzi wanjye ni inzara iyo mpaze nushaka unyanga umbwire niba unyanga ahubwo njye abantu banyanga muzampamagare kuri nimero yanjye 0785353276 maze uze nkwereka aho nguhe nk'akanya muri sari wanjye unyumvisha uburyo unyanga ndyamye nsinziriye mpaze ngaramye unyange neza ubyine ndebe kuntu yabaye kuki ndebe ha umuntu aba je ntabwo numva ukuntu unyanga nkande oya witukana kutukanyeza unyanga nkande oya witukana unyangute nje ntabwo nzi ukuntu umuntu yanga undi njewe sinzi ukuntu umuntu ajya kwanga undi ngo guri ahubwo se reka nkubazega nimba ufite umuntu kwanga ahubwo se ga reka umwese uzinduka mu gitondo basange rero bagati mu nkunde niba gukunde kube baguhiki nibamara kugukunda ngewe ingiye ikintu cya mbere n'ikimenyetso cya mbere ibiterane biraba biri Roza Muhando bakabyitambikamo ngo ntago azongera guhura na Roza Muhando agahita agira ute avuga ati nshaka wa muntu twigeze guhura nawe tuhahuriye mu giterane bakabyitambikamo urumva abo bantu uzi ko Nyarudindi ari musaza wa Roza Muhando basazaniye he we ni musaza we bavugana cyane niba ari uko bose bari mu kigero kimwe cyane ngo ni mushiki wanjye mu buryo bw'umuntu ega nigeze kumva ariko ngo Nyarudindi musaza wa Roza Muhando andika Nyarudindi rufisha musaza wa Roza Muhando ntabwo iryo zina YouTube yaryakira uko rireshya uko ntibibaho yego niko ubyandika cyangwa nanone wandike afande Nyarudindi hako afande waheje biba bugizina rirerire rirahari sujya uribona cyane najyarindi dusenge Imana Batista Nyarudindi rufisha musaza wa Roza Muhando mva ayo magambo yose ariho kuyihe YouTube se wewe ntabwo ari iyi ngiyi isanzwe yego mama rero umva bamaye imbuga nyinshi cyane afande Nyarudindi byandika urahita umbona oya nta afande oya nta igirayo urahita ubibona igirayo ariko afande wari genda Nyarudindi rufisha musaza wa Roza Muhando bijya urabibona ashigese bambwiki
umusirikare wande Dusengimana Batista nawe dende rufasha umusaza arose manje urahita ubibona ese nyarwanda turasoza nta karirimbo na kamwe utubyiniye oya ahubwo ariko azi kudusoza Elizabeth amundira n'icyo ngicyo kahari Umwami Yesu shyiramo twumve ntabwo ari kwitimbura wasoya nawe se urabizi ko biriya byari umurengwe kandi wica nk'inzara njyewe izi kwitimbura hasi biterwa buriya reka nkubwize ukuri His Excellence arihangana cyane ariko cyane uriya mugabo arakazi njye hari nk'ibintu wakorera mu gihugu cyanjye ngahita nkwereka oya njyewe nzayitabira njye wakitimbura hasi kabiri kuriya nkureba ziriya mbaraga zo kwitimbura hasi ati yazivana nakujyana mu murima w'umuturage utishoboye ukahinga ukahinga igiti kikuriho ubuzima busanzwe ukora iki muri ibingibi nyine byivuga ubutumwa n'ibitangazamakuru hayabuze ubuhe butumwa itangazamakuru se ufite igihe gitangazamakuru ibiganiro nyine na filime niho bibacangira rero ubundi byanjye bisobanukirwa n'umunyamwuka ntabwo waba uri umunyamubiri ngo umenye ibyanjye byubaka by'Imana nyine bivuga Imana muri rusange reka turirimbe nicyo wankunda rero kuri kumfata amatwi yankunze rero kandi njye sinamwemera ntabwo wakwemera Liza reka kubera iki Liza n'umukobwa Imana izi amafensi y'umuzungu hose si benshi si bansaba urukundo ko mbangira wihangane ibyo ni nka bya bindi inzovu n'urushishi ngo byanyeganyeje ikingi noneho ngo urushishi rurambuka rugeze hakurya ngo rubwira izindi ngo ubwo muzi ibintu njye n'inzovu dukoze hariya niyo ntahaba inzovu yari ipfuye inzovu yari ipfuye shyiramo ako karirimbo waba uretse kubaragurika shyiramo ako karirimbo twumve ari urushishi ruri kubwira izindi none se urushishi rwakoze ibi nta wundi muntu inkuru y'urushishi yazetse uretse Nyarudindi kaje aya meza kamubyegereza kuri telefone kugira ngo amajwi azemo neza gusa Liza ntabwo ari kugufasha gutambira Imana ntabwo iyi ngiyi ari iyo kwitimbura hasi nigenda gahoro nibyo nashatse uyu munsi kubera ko iyi ndirimbo ntabwo imenyere ku mayutubi oya ntabwo ndagira ntabwo imenyere kuri YouTube kandi indirimbo zimenye kuri YouTube bagukunda copyright iyi ngiyi ngiye kuririmba nayisohora amashusho uri cyo kuba kuyatunganya ese wayiririmbishije uwo munwa wawe n'ubundi ko mbona oya wankunda se njyewe ntabwo waba ukinkunze Umwami Yesu yaze mu isi azanwe no kuducungura tubw'abanyabyaha twari tugiye kurimbuka. Umwami Yesu yaze mu isi azanwe no kuducungura tubw'abanyabyaha twari tugiye kurimbuka. Turashimira yacu yatanze umwana wayo w'iki nege wadupfire none turi mu gakiza. Turashima Imana none turi mu gakiza. Turashima Yesu turashima Imana yacu yatanze umwana wayo w'iki nege wadupfire none turi mu gakiza. Turashima Imana none turi mu gakiza. Turashima Yesu.
yambaye ishusho y'umuntu yarababajwe naho twebwe turababarirwa yamizwe ikamba ry'amawa azazwa mbika ikamba ry'ubwami isake igera abantu mu isi yambaye ishusho y'umuntu yarababajwe naho twebwe turababarirwa yamizwe ikamba ry'amawa azazwa mbika ikamba ry'ubwami Shimina nayacu yatanze umwana wayo w'iki negerwa dupfire none turi mu gakiza turashima Imana none turi mu gakiza turashima Yesu none turashima nayacu yatanze umwana wayo w'iki negerwa dupfire none turi gakiza turashima Imana none turi mu gakiza wafashe rwose ubwo dusoze tuvuga ko iriya foto nari nabonye icyizere gisubireyo ntabwo ari iya nyayo iriya se iriya nyine iriya ni ikimenyetso nyine cy'uwo nzaba cyo mu minsi iri imbere ni iya nyayo isura mu ni ikimenyetso cyatanzwe nande se ntabwo wakimenya hari umunyamwuka se umunyamwuka ni uyu njye ndi umunyamwuka njyewe se niba ari uwa esanse cyangwa peteroli ubwo biriya bintu ntabwo ubwo biriya bintu nibyo ntabwo ari byo nyine uriya muntu mwarahuye murahagarara muri oya iriya ni ifoto yajemo gusa ariko ntiturahura njye ndabizi ariko ni isezerano njyewe ariko ntiturahura njye ndabizi iriya ni ifoto Imana yamuhaye umunsi bazaba basezeranye mfite ukuntu nabikoze njyewe bavuga ngo telefone yatashye ngo nayo nzi wariyeditingiye njye wabyikoreye kuri telefone yewe uzi ko wa muzungu azanamwishushanyiriza njye wabyikoreye umuzungu uzamwishushanyiriza icyizere nayo mfite igendere ubwawe urakoze cyane kandi abantu bakurikira Kigali News Channel yego stay tuned abantu bakurikire Kigali News Channel like comment na share okay subscribe